none ashaka gumya umutunge hano shaka gumya umutunge hano ufata ukamuha muri izo nzu zawe uri kuvuga ngo umuheme icyumba agire ngo muhe mu nzu zanjye si umwana wawe se ni umunani nge uyu ni umunani wacu bamaye none nangize ngo nurwaye ngebyo nimwe nimo kubwira nyuko nta mpamvu nimwe umuntu usore ungana hura hagacaje maze y'imyaka 29 ngo n'igice ntagiza gumya arya imitsi murabona nge nzazana amaraso ku mubiri gute yakurumye hanyuma tunzwe nande jya kuryama ndabikora ndyama iki fata umwe kubure gira vuba se mubonara wabyutse wicaye imbere y'ibase ujye kumushyigikira mfata akaboko njyewe mbahe inzungu yanjye urabashyigikiye ngewe kugira ngo mbese si umwana wawe dore bagiye no kubyara uya aracyari umwana se bwira se kamubonara ko namubwira akanjyana umujonjamo nta soni ndahari niba hari se iyi nyuko turayi njye narizi uko ubizi bababwira ngo mwige mwangiza mukajya kwiruka mwirukanka mwigire ibyo mwishakiye ubundi reka tuve muri ibyo niba uri kunyumva neza ndi kukumva hari icyo tumaze iminsi mfite hano ubundi mbanze nkubaze abana bawe ubyo begera mukaganira neza ese nabonye ntabaganiriza umubyeyi mugahuza ababyeyi baba mama sinzi impamvu ikibazo dusigaye dufite ubundi uru rugo rwanjye rukwiye kubamo abantu bangahe urugo ni rwanjye cyangwa harimo abagabo benshi ko nzi se ko umugabo ari wowe njyewe ibindi mbaza ni ibi aha rekera aho ngaho tubishaka kubaza umuntu gacagi agize imyaka ingahe Sugura uririrwa uyimbaza si wowe se oya nawe uri nyina mugira umuhari rwanyu mu biyo nukuvuga afite imyaka ingahe hari abagabo babiri bundi mu rugo rumwe ubwo rero ndumvita icyo atari ikibazo wakabaye umbaza umva nkubwire bya bindi twe turimo byahindutse ntabwo nzajya mpora mpahira abantu b'abasaza bangana kuriya ureba no imyaka mfite n'igero ngezemo nkeneye kuguma kugaburira abantu b'abasaza bangana kuriya ese ubu nkanjye uragira ngo mbikore hiki wakabaye wicaza umuhungu wawe abahungu bawe ukababwira ikibazo ufite nk'ubu urumva utari kumuhohotera koko nuko mutangira kwanga ngo ihohoterwa hamagara gacagi hamagara ze hano we vayo hano icara ngaho sha reka gushirika ariko zuko mbabona nkabona murasana bikenda reka amagambo zuko musa nk'usigito korana tarakome aha zabera inzanga ndanye kwisekesha nk'abakobwa umva icyo nshaka kukubwira yego imyaka yawe urungano ukungana uriya muhungu wo kwa Karori yarashatse afashaka afite imyaka 25 uwo kwa Petero kaga nkuko mukinzobe mwamwire cya muri igara rimwe karashatse none wowe uri muririrwa urya ibiryo byanjye urya imitsi wowe na nyoko nabiro barumuna byawe byose ntabwo nzagira rero barumuna bawe ngo nawe nkurira umaze n'imyaka ufite wa mugabo kandi ushyizemo nagariko ntabwo mezaze muri hora muri imitsi bigishe uyu nguyu niba agiye kuba ikigoryi urabigiramo uruhare cyane ukuntu ntukisha so none se papa aragira ngo nshake nyiri mutoya jya gushaka wabyumvise ibyo mbwira ufite imyaka ingahe ubundi gacaje ufite imyaka ingahe ufite 29 n'igice na 30 nyumvire ibyo bari kukubaza uje winjiye ufite amashagaga ufite ubugoryi bwinshi ariko bakubashije imyaka ufite ucitse amazi ubaye Nyabarongo none se hano mbonyemo piscine ma Nyabarongo se iri mu mutwe wawe mumva mureka amatiyo mundeka amabasha baza mu mvicyo bahamagariye ibi ndabirambiwe gacaje imyaka afite urabirambe si byo mubwira ngo utinda guteka unyumvire ubwonko bwacyo buba mu isafuriya
ibyo bakubwira ntabwo ushobora kubyumva muri icyo gitwe cyawe ntabwo hatekereza. ubwo none se kuba batinze gusasa akaba ariyo mpamvu papa aba yarakaye. umwana we ikigoryi aba ari icyanye. none se pa bari impamvu babonye abagore nuko baterura ibyuma bafite amatuza. hanyuma se wabuze iki? nanjye njye mbiterura. wabuze ikira ntabwo urya se. Wa mugabo ibaze nk'ayo magambo uri kumbwira. Ubu se umwana yabaye ikigoryi ni haba ikigoryi cya nyina cyangwa aba ari ikigoryi cy'umuryango. Njye nafashe icyemezo ibyo nababwiye nabibabwiye sinzi niba muri kunyumva. Ndabirambiye kuri imitsi yanjye maze aho nanjye nashatse ikintu kindwana ejo kisindagiza ndimo ndabaruha mu kanwa. Urakoze. Gusa urabona umuntu w'umusaza ugomba kugumya hano ngo oze isafuriya. Urakoze. ngo koropa. Ejo uzamujya najya kugira gutya na gutya nzarira barumuna be wowe asohoka agenda ajya gushaka. Nta bagabo babiri mu rugo rumwe. Usigaye ntukisha umugabo nashatse. Uri mwana ki? none se papa ari kumubwira ngo barashatse. Genda witekerezaho ukora ibyo bakubwiye. Ijambo isa kubwira nta nubwo uryumva. Ijambo ndi kuryumva. Hanyuma uryumvisha. Ariko ubundi njye murambwira ngo nshake barabura umuntu abanje ko mutambwira ngo bashaka. Ntago bari hara n'imitwe mibi. Munganya imyaka se. Munganya imyaka. None se ubu ngiye nshaje nk'iki. None se ugumya ngo ujye kubazinga. None se papa ubu ngiye nshaje nk'igiti cyavoka ku buryo umbwira. Ariko ubwonko bwawe burakora wowe. Wumva umutwe wawe ukora. Nambe navoka. Umuntu ayimanura akanayirya akanayitara. Ubwo nyine murabona nshaje nk'igiti cyavoka ubwo mwamaze nyine. None se umugabo nashatse hejuru y'ubusiru bwawe wikoreye wowe ubwawe. Ubusiru se n'ubuki. Aka kanya usohoke mvire mu rugo. Ujye gushaka umugore. Nawe ubake nk'abandi. Ntabwo bari bose nkubwiye bakurusha imyaka. Nta nubwo bakurusha ibitekerezo. Kurirwa hano ukiranwa na nyoko ngo ibyo kurya ngo ibyo gusasa ngo ibyo byose. Simbishaka nafashe umwanzuro. Mu bitekerezo we na nyoko nakwanga none n'abashaka hano. Kandi ajya nk'uwicara inkobo. Ubwo nyine nimba n'imitsi yawe buri munsi hako kugende ujyana na nyoko. Uri kugenda mu bitekerezo. Mana yacu. Ubwo nyine kubyarana haguruka wanuri. Ese papa ko twumvaga muri guserera na garafureri igitete byagenze gute? nanjye n'ubwa mbere nakumva papa asakuza gutya pe. Papa yavuga nabi yarakaye pe. Ko muri guserera na mama mu tuvugira hejuru byagenze gute ari yabaye iki papa? Nkurikije n'igihe tumaranye rwose. Sone ngo murumva ngo ndimo kuvuga ngo ndi kuvuga nabi. Bavuga nabi ndise mu rugo rwande. Mu rugo wawe papa. None nangize ngo nurwanye. Ngebyo ndimo kubwira nyuko. Nta mpamvu nimwe umuntu usore ungana hura hagacaje maze y'imyaka 29 ngo n'igice. Ntagiza gumya andi imitsi murabona ngiye nzazana amaraso ku mubiri gute? Yakurumye. Yari imitsi. Hanyuma tunzwe nande? Muba mu nzu yande? Papa. Muvoma amazi yande? Buretse toka. Muvoma amazi mu mazi muvanye he? Ibyo kurya ni ngewe, isabune ni ngewe, amavuta ni ngewe. Kire kintu cyote ni ngewe. Ese papa se watubyaye? Niba nababyaye ko mugomba kugira igihe mucuka mukakura. Reba gacaje agize imyaka 29 n'igice. Wonye ngo n'igice. Nta nisoni. Geni yamufasha umwanzuro ngo byanga bikunze. Agende. Ajya gushaka undi rugo ajya koshaka kubamo. Papa aravaje gukora iki? Ajya gushaka ndi. Sinda kubya n'abagenzi babangana barongoye. Ntabwo yize nk'abandi no aravanga ajya gukora. None se kurongora n'ukwiga. Uzi katize ngaho. Nagenda arongore kwiga byihore. Nana kaza afite. Bije biramureba. Ngese njya kurongora mwana kampaye. Hari uzi ko wampaye akazi. Ahubwo namwe niba ari ibyo ngibyo. Nimara kujya mu myaka maze kugeramo. Yobo bwa nkaburiye. Mutamusoka mugenda. Kuko ntabwo nzangiye mwego ko muzangira nari. Usubire mu cyumba. Gacaji ari he ahubwo ngo muhana amafaranga. Mwongeye ajye gushaka akodesha agenda. Ego akira uri papa. Akira. Genda wongera amafaranga ugenda ukodesha inzu ushake. Nose 2020 byakodesha inzu ngana gute? Zazira umuntu arambyamo. Nushaka ujye ukodesha shamburete. Yebya nk'intu kimisuri sinishinze mirizo yayo. None se papa 2020 Ndefu nuko shaka kuvuga nawe ukavuga. Genda ushake uko bigenza. Wanyengese nicyo gihombo. Hanyuma sa tuza kukurya. Aya nyane n'agatebe nagize njya kuko.
ndi imbere none se papa nabwiye Nabila umunabyanya byawe yuko nibamara kugera niba nibibeshya bakajya muri iyo myaka nta nubwo bazayigezamo kuko imitsi wandiye ni myinshi bajya basohoka bagende bajya gushaka nta mpamvu yo kugumya kubana namwe. none se papa bungene nkodeshe chambrette tuzaturambya amaguru nushaka ukodesha igice cya chambrette byo ntabwo bindeba nkodeshe chambrette tuzaturambya amaguru agasohoka hanze uje kureba nakubwiye ko nubaki imiso ntishize imirizo yayo cyane nawe uri umuntu w'umugabo imyaka igihe watakaje ibyo birakureba haguruka agenda ye baba we tembere ntabwo bihensa bivamo ntabwo karakara man nge rero ubundi muri mu buzima bwanjye nyine nakibira mu mipira cyane cyane nk'Arsenal narimo irakina rero mba natwawe mbona Aubameyang agiye kugishyiramo Ozil ari gucenga abana atanga za passe z'amazi kora hano si byagufasha iby'imipira kandi byagufasha iby'imipira nyine mba ngira ngo ndi kureba match mva natwawe sana match ziga gufasha iki bikamfasha nyine ariko zinana Arsenal itsinze nka 3-0 Arsenal kamwereke buriya rero ukuntu ngiye mbibona ku myaka mike yanjye ayisigeze ntabwo ibyo gushaka ubundi ayisigeze no gushaka amafaranga uko bakagatera imbere yego rata je bene se garafrera babimenya ahubwo nibyo nyine mvuga ibintu byo gushaka abagore umva se nkubwire ibintu byo gushaka abagore ntabwo bigezweho ikintu kigezweho ni ukugenda nyine ukabomora wamara kubomora ugahita wikomereza mbese uzabomora wandi ariko nanone ni ikibazo pe akwaje umuntu muzima papa mutesi na baba mutesi nawe baraje papa mute komerasha yego murafa mute meze mutesi mama mutesi murakomeye mama mutesi ubundi ibiganiro muba murimo ubona byubaka gutese mama mute ni iby'abasore kumva ngo ntago murashaka ntabwo urashaka ntago nashaka ariko nko mu myaka nka 40 iri imbere ndaba nshatse wabuze iki se ngeze isaha utarashaka ngiye kuzashaka ata mamute niyo wumva aganira ngo iby'imipira ngo kubomora ngo abakobwa ijyanye gushaka n'ikimurimo mwana njye akaba abana b'iki gihugu kuko tuzabagenze kuko niyo myaka 40 niyo yujuje ahubwo mwana nyagasani tasubine garafrera afite 30 kandi nguye baramukurikije twarakuze mu rugo iwacu nako bataye bana papa mutesi yakugiriye inama yo kubishakira kubishakira ababyeyi pe gihe cyarageze yego rata papa mutesi yagiye kumvugira iyo wicaye ugenda mu nzira mbese wumva nta kibazo ufite mu mutwe ntacyo nta kibazo uba ufite none se ubwo ugira inama barumuna bawe bwoko bagiye babomora nyine bakubitaho bikomereza kamana nyagasani n'igihe uvuze se yego papa mute mfite ikibazo ahubwo na n'ubu ndakibaza impamvu utarashaka kandi nta kintu wabuze ababyeyi bawe bafite ubushobozi ikibazo ufite ni iki buri muzima uba wumva nta kibazo ufite ndi muzima cyane nyine mba numva nyine ngiye ubundi nagenda nkabomora nkahita nikomereza ariko mana nyagasani amana b'iki gihe nyumvira ni ukuri nyumvira imico wigisha abandi bana so koko tuzabigenda utabana b'iki gihe kumva muze twigendera muri kare na papa mutesi twigendera mwisubireho ntabwo binari mana nyagasani niko sha birabyara nabyo urana abandi bana batigendeye barumuna bawe iyo mwicaranye uri kubabwira ibyo bintu byo kubomora ubuze ibyo uri gukora ibyo ari byo bagiye bagenda bigeragereza nyine nabo barebe ibyo ari byo neza birangire gutya iwanyu mujya muganira se byibura papa na mama papa ejo bundi twaraganiye yaranyishe ngo nudashaka nzakwirukana nanjye nyine ndavuga nti wenda papa mutesi na mama mutesi bangira inama wenda bakama pasi nyine nkajya nyikina nkahita nikomereza bakaguha pasi iyo nama bakugiriye niyoyo ibyo nibyo natwe dushaka reka njye kureka agakogwa ko kakaranga mbega ngaho ugenda kabisa wowe nta kintu iwanyu bafite byararangiye mana we kugira umugore utwite n'ibibazo no kuri kw'Imana biba bisaba ko nimba nta bushobozi ufite bwo gushaka umukozi ibintu byose ubikora ajya kinaryamye da
ubundi iwacu sinavunikaga, nari mfite umukozi umenya ngo umukozi wacu yarakoraga n'amabogisi akayafura, nta kintu na kimwe atakoraga. None ubu ngubu ngewe nimba ari ukugutera inda bigora kwihata, ariko ntacyo tuba nawe nabyara azajya bifura, nawe tuzaba turimo ubu turi kugurizanya, ndamugurije nawe ejo bundi azanyishyura. Ibi nta nubwo kwanza nabivamo, nawe azareke tugurane, noneho nanjye ntwite, noneho nawe azajya azabifure, singe ngiye bino nabivamo. Ibi ni akazi kabisa katoroshye kabisa, ariko ibi byose ni papa wabinteye, yaranyuhuye ngo ujya gushaka ngo urakuze, suba yabonaga mfite ubushobozi buhagije, ariko nyine nta kundi nyine reka nkubwire ko aka ni akazi katoroshye kabisa. uri kwivugisha ibiki? Uri kwivugisha ibiki igihe ahereye numva ubugambo uri mu biki? Urabyutse? Umva kandi ushaka naho ukura niyo natwariye. Nido se ntabwo uzi ko nidihenze se amafaranga? Ibyo se birandeba. Ibyo birandeba, inda ni yande? Nkwitende. Inda ni ya Nido. Ngo iki? Nako ni yanjye. Sikuntu nasoni ugira. Ndakubwiye ngo ushaka ukura Nido. Nubwo nzayitumiza wenda nishaka nzabambura. Ibyo se birandeba, ushaka wikura simazi. Nibone. Cyokora iyi nda rwose uno mwana azajya kuvuka, uyu mugore yaranyahagije, ndakuraye nzaba naracurama. Narakwahagije. Narakwahagije. Ubundi n'abandi bagore n'ibyo bintu byose batwarira ngo amafaranga ngo winzana ubugambo bwinshi, ndakubwiye ngo icyo nshaka ni Nido. Ibi byose ni papa bitewe n'undi ajya kumbwira ngo ninshaka imburagiye, ubundi yabonaga nshaje nk'igiti cyavoka ku buryo ambwira ngo barigenda ibyo gushaka. Hanyuma se wagiye gutera inda uzi yuko iyo nda nikura bizagenda bite? None ari kubundi nanjye uzareke tugurane ntwite, nawe uzajya uzubikore, ureke kuza ndataye ndumagarara hejuru. Ndakubwiye ngo ushaka ukura Nido. Ibyo by'ubundi bugambo ntabwo mbishaka. Reka ndaguza karango ndebe ko hajya Nido nangaye cyatatu. Ariko ibyo birandeba. Nido ni cyatatu. Cya mbere nuko nyibona. Niyo yabigura 1,100 se? Akwiyana. Nkayakura hese. Wimvugisha ubugambo bwinshi. Ubu ngubu igihe ahereye ifuru uraguma muri urwo fata umwegira vuba ukubura. Woza na biriya byombo biri mu nzu uraguma muri ibyo ngibyo ufura. None se. Urandeba se? Kandi umvugisha amagambo menshi. Uri kunyumva? Jya kuryama ndabikora nta kibazo, sibyo? Ndyama iki? Fata umwe kubure gira vuba. Gira vuba se. Mubonara wabyutse wicaye imbere y'ibase nguri mura ubu ngubu nturacana ngo uteke, wicaye imbere y'ibase. Nose ntabwo urya umushyushyu. Gira vuba genda kubure harabuza ko wiza kunera ibitaro. Gira vuba kandi ngaruke ibyo wabivuye. Pamada. Rero ngiye kwigendera, ariko bajya ngo nkubwire ngo ndabona ikibazo cy'amazu hanze ahenze. Nanjye ngiye kuzamura. Siko babandi bo munsi wanjye hamwe rwabuze bw'ubururu. Bagiye bongera amafaranga 5,000, Kibe bakaba bakimpa bwa bufaranga. Twe ntica ntikize. Oya. Ese ngiye ikintu ushaka kuzamura cyangwa urorera, ubwo se bihuriye n'umwana wanjye ntaza aherereye, ntazi uko ari kubwera. Ibyo bintu ushaka kumbwira yarakuze, yagiye gushaka. Ntasinamaye amafaranga yo kongera kubukode. Hari amafaranga we yagutunga. Tureko birandebe, umuntu umaze kugira imyaka yarafite 29 n'igice. Ubu se afite inga? Oya, ni mu amezi anga byo ngibyo. Byamaze yawe rero. Banjye ntangayikishijwe n'umwana wanjye. Ibyo biramureba. None ashaka kugumya umutunge hano. Ashaka kugumya umutunge hano. Ufata ukamuha muri izo nzu zawe uri kuvuga ngo umuheme icyumba agire. Ngo muhe?
mu nzu zanjye. si umwana wawe se Ni umunani njye, uyu ni umunani wacu bampaye. Si umunani bampaye. Njye niba guhangayikishije yagiye gushaka ni umuntu w'umugabo maze kugira imyaka ingana kuriya ntabwo bindeba. Nta nubwo ujya nzanaviho n'ubundi bitangira kubyara. Reba batangiye kwitangira itama. Oya. Yagiye gushaka. Kandi nakubwiye ko atagomba kugira kuzira mu byanjye. Yagiye kuzaza. Singaho baranaje. araje Sureba papa. Sureba muhungu wawe. Sureba ko umaze kuba umugabo. no mukazana se Sureba ko umaze kuba umugabo. nakwishimiye mwana mama Mukaza gahaguranye ntureba se kare kose wigiraga ibikisi warigize karoti nagize gutya ndavuga nti ibi bintu Sureba. Nuko sha. ngiye kugira umwuzukuru nakuze yego nemeye ko nakuze Mumeze neza ariko. turakomeye n'agakobwa burya cyagiye waranyashye ndavuga nti ubwo umubyeyi anyashye reka ndehe ku nanjye niminjiramo agafu Siwumva se. Sibyo kare kose se bitewe ubundi shuri. wa mugabo nawe ntukajye umuhohotera Oya ntabwo nguhohotera urabona ko ari byiza. Ibyo navugaga urabona amata by'amavuta. Si ibyo navugaga. ahubwo papa twagiye guca mu cyuma ejo bundi baravuga ati uko biri kose uyu mwana kugira ngo azavukane ubuziranenge ameze neza Mwarwaye se? baba duciye amadolari 20 ubwo ni 200 by'amanyarwanda ndabona amenye n'umugabo none ari ibyo ngibyo ni sawa. yego wowe papa ubundi nta kintu yanyima ariko ubwo nyine ubwo ako kari agaciyemo ubwo ariko bababwiye icyo atwite hatwita agahungu nari numva hagiye no gukuza umuryango. Nuko sha nuko mwana wa nuko rwose. No papa nari nzi ko azabyara agakobwa kazakanyiteteshaho kakanjyamo papa bite ahubwo papa wenda utubazo nyine ntabwo tubura. Yego. Ubwo turi muri ibyo bintu umugabo nuhura n'ibibazo akamenya no kubicamo akamenya no kubicamo cyangwa agahura n'undi mugabo akabimucishamo nka papa. Sukose. Amenye ubwenge. Papa zabicishamo ubwo papa nyine urumva haburaga akantu kamwe kugira ngo ibintu byose bijye ku murongo. Ubwo aho twakodeshaga twari tumaze amezi 6 tutishyura inzu Randiro daravuga ati noneho ujye uzajye kwaswa ngo mutishyura inzu. None ndangije ndavuga nti rero papa ni umutunzi ashobora no kwifata kama kiriya kizu cyo hepfo Karori yabagamo akanamwirukana cyangwa akadukodeshereza amezi 6 cyangwa nk'umuntu w'umukire wabona amezi 6 ari make ukavuga ati mwana wa fata umwaka ubwo mwaka n'amezi 12 ngo nkagira gute nk'abakodeshereza njyewe ukadukubita umwaka ntungurwa rwawe se ntungurwa rwawe wahakubita iki ratama urabyumva utakakuruzuka kavukiye mu nzu ikodesheje wa mugabo we genza makeya urabona ko umwana urumva yagize ikibazo abakeneye ngo nawe umufate ku kaboko ugira aho umuvana naho umugeze ujye kumushyigikira mfata akaboko njyewe mbahe inzungu yanjye urabashyigikiye ngewe kugira ngo mbahe ese umwana wawe dore bagiye no kubyara uya cyaro aracyari umwana se nose umubyeyi acika ku mwana njye nagafashwe nande ufite ariko wowe waragufite none se tubigenze gute hanyuma se abandi bari soni bo gukora byose nuko bafite ababyeyi bafata akaboko namugiye ko nanjye nawe akamfasha wa mugabo we wabaye mu mujye ku bande muganga njyewe singusanga aho ngaho papa wajya ureka kurakara ko njyewe nagafashwe nande njyewe nagafashwe imbere y'umukazana none se sheri niko sema aha niho wambwiraga ngo ntacyo mubuze papa buriya ni umutunzi cyane nyine se ibyo akubwiye ntabwo byumvise na biriya betaje byose byo mu mujyi buriya najya ngenda ngatera akaguru hano ngatera akaguru n'ahandi ubu se nyine aha kwa ruhanzanye kuri City Tower none biragenda bite papa nyine buriya nyine turajya papa nyine buriya ni ukwisaza nyine by'ababyeyi urabona se uriya muntu yagufashe ibintu byatunganye buriya nyine papa agiye kuza yicangacange yikarage gato ariko atavuga ati mwana wafata irangi ase sheri ko birakariyemo harakara se ubwo ngubwo warifashe utera inda uzi ko nta bushobozi ufite
niwanyu uzi ko batazagufasha none nyine sheri wirakara buriya papa na mama nyine bagiye mu kagoroba nyine kababyeyi nako ntabwo ari akagoroba ni akanama kugira ngo barebe n'ukuntu bagurira umwana imyenda nibo bazayigura se papa reka azabikora wateye inda agiye kurera none oya ntabwo ari ikibazo ahubwo sheri ari ukuduha ya nzu nini yo hepfo no kudukodeshereza umwaka rata urahitamo urahitamo iki nese urumva wahitamo gukodesha baraduhinze mama aranaje iyi ma karibu sana ndaje senzanye iki ubu ko ibintu ingoma zahinduye imirishyo hano se mukoma ingoma ma ariko izo ngoma zihinduye imirishyo ziri ngo njye kuzireba wagiye ugabanya ubugoryi ugira muri wo ntunashaka kumenya icyo mvanye kuri papa wawe ngo nkubwire uracyari ubwonko bwawe buracyari amazi ngaho mbwira ariko inkuru ni nziza yahe isa arambwiye ngo ushaka uko wigira wapfa wakira ntabwo ukeneye hano kandi nanjye sinshobora gusenya hejuru yawe ugomba kwishakisha nk'umuntu w'umugabo ukamenya uburyo ukemura ibibazo byawe n'umugore wawe kuko njye yambwiye ko nagusanga ahangaha ubuzima burarangirira none uko ubizi hari ababyeyi ngira wajya ukongera ukamutwingingira papa koko umva genda wigwaneho wowe n'umugore wawe mumenye ukuntu mukemura ibibazo byanyu nanjye sinkeneye gusenya ubwo rero nose tubanze tuze tujya mu cyumba iwa mugende sheri tugende ese nk'ubu koko mana yanjye nk'ubu ibintu bya sinabikubwiraga ibiki se ntabikubwiraga ariko nta gisubizo kizima bari buguhe none ntago papa yakisubira nk'ubu koko nkoreye ibi ubu se ndajya amashuri yanjye wantesheje ukaza ukabunteye inda none reba nzanye mu buzima bubi ubu se ngambwira ukuntu biragenda nyine buriya papa arisubiraho umuntu bwira se nyine uramubonara ubu se uramubona ndajya n'iyinda nirirwa mbungana vuga se byo uvugisha uramubonara ese ugiye kunyica noneho usibye no kukwica ahubwo mbwira se nyine rega nta n'isoni abahungu ku kimwe ubu ndi kumva nagutera nk'ikintu sheri urakaye mwanya nyine ubu ngubu hano iwanyu barakwirukanye kwa randi rodi hose twanahasubira ni ugusubira dutwara ibintu byacu ubu se biragenda bite wagiye kuntera inda uzi ko bizagenda bite buriya papa nyine arisubiraho igihe cyanjye wantesheje bwira se nkamubonara ko namubwira akanjyana umujonjamo nta soni ariko se koko nacumuye iki ko umva nkubwire ndagiye ariko njenje umva sheri waje tukajya kwa kapira verandi rodi